yaba ari uyuse ujana ndabona aje aho takamari amakuru ese twakamariza twakamariza uraho muko yo komera amakuru yawe ni meza meze neza ndamusuhuza utabishaka bite byawe nta masoni y'abakobwa nuko namuzi nyenga urazisuhuza muzi neza ngaho rero ngaho cyane nta kibazo murakoze mu bundi bikabya ni sawa boro nyine giye iminsi mwebwe se amakuru yanyu ni meza ko nakubuze wamburiye he naraje ndagushaka naje inshuro zirenga 3 zose ntakubona ahubwo umuntu aba yagiye gushakisha nyine ko umuntu yaramuka Marutse gukora iki piyo? ntabwo ari piye Mwaramutse papa Mari? mwaramutse Yego. meze kese Meze neza. urakomeye Ndakomeye. Mwebwe se? Amakuru y'iminsi? amakuru twari turi aho nta munase nta marita waboneye Sha, Marita muheruka ejo bundi naje kumusura kuva icyo gihe ntabwo turongera kubonana. murongera kubona Ya. None se wamubuze? marita nabyutse ndamubura ubu nari nzi ko yaje kugusura n'umuganira Sha, muheruka ejo bundi pe ntabwo ndongera kumubona kuva icyo gihe. gusa ndamenya mushakira hera ubu nari nzi ko ari hano nyine niho umuntu aje kukureba Ntawe uri hano pe nta n'uwahageze. kweli ndamenya mushakira nari nzi ko bose ari inshuti yawe nibagiwe no gusezera Ngaho papa Mari. utubazo twinshi Sawa ubwo tuzasubira. tuzasubira Mimi Oui. umva Ego. nari nibagiwe ujye numumbonera muri izi karitsiye mumbwire uti papa wawe aragushaka Nukuri kandi hari ahantu ashaka kujya agira guha amafaranga ujye guhaha Ego. Nimubona ndamubwira. ubinkorere nk'akazi Ndabikora pe. yego Sawa. mu bundi bikabya ni sawa boro nyine giye iminsi mwebwe se amakuru yanyu ni meza ko nakubuze wamburiye he naraje ndagushaka naje inshuro zirenga 3 zose ntakubona ahubwo umuntu aba yagiye gushakisha nyine ko umuntu yaramuka kandi ubushize naraje nanyisha nje kuri amafaranga y'inzu yanjye ntabwo nakwihishe mwabuja ntabwo nakwihishe Rama amafaranga y'inzu yanjye rero urabona aho iminsi igeze ugomba kunyishyura ngo mbawutanyojyane wakiyanganye mu minsi nk'itatu ndi wewe maze gucurangira umuntu bagiye hari umuntu hari hakurya ugiye kumikira akajya gucurangira abantu mu minsi 3 ndabaye ngwaye amafaranga yawe ariko Kareme jewe nzanzishingira ibibazo byawe
ndabikemura mu minsi 3 yo kuzagenza ukambira ibibazo ubundi ugomba no kwibwiriza ukanyeza amafaranga yakekere ntabwo byo kwirwanza mbabarira mu minsi 3 nabambikemura aho iyi iminsi 3 yamuha amafaranga y'inzu yanjye ndabanyaguhaye nzaguhamagara kuri telefone nutampamagara cyangwa uyohereza ubundi ugomba kuzayohereza nutayohereza nzayohereza nzagushora mu nzu nabi oya rwose mabuja mbabarira nzagusorana n'uriya mukobwa wa Marita mwese mbatanze na turiya duhene twawe twose nzayaguha mu minsi 3 nzamaze gukora iki kiraka uyu munsi ni kwa kangahe umunsi ni kuwa 4 umunsi ni kwa 4 okay nyuma y'iminsi 3 ubwo ngubwo nizere ko amafaranga yanjye nzaba nayabonye nta kibazo uzagiye saa 10 n'imwe yampaye kuwa mbere nzaba nayaguhaye sawa urakoze sawa mwaramutse mwe bana kwa Chantal mwaramutse Karame mwaramutse neza amakuru turaho unzindukiye ndakuzindukiye nyine bajya bacu mwari bajyana ngo akababaje umugabo akamurenza imini ariko nawe yendebera nawe igicuku zindutse kiramashushu meze neza nta kibazo sasa rero hanyuma rya jambo wambwiraga iwanjye igihe wasangaga iwanjye nabitekerejeho naboneka nze mbikubazaho neza ntabwo wabaye ngo ugaruke mbikubwire umuntu urarenze sinzi ibyo wari urimo reka ndimo nihuta hari ibyo nari ngiyemo nabonaga ndimo gukererwa cyane nibyo nenje kugira ngo umbwire neza tubinoze nta kibazo usanze na wa mukobwa nawe agiye kuza hano twari tumaze kuvugana wabimubwiyeho ntabwo nabimusobanuriye neza gusa yari yambwiye yuko ashobora kuza kundeba nkamusobanurira ubwo rero ni amahire yuko mugiye kuhahurira nyine ubwo murabivugana nta kibazo nawe reka nkuzanire agatebe uricara mu nzu oya ndicara hano hanze nta kibazo uyu ndasana nabe ntanduza na sima yanyu ariko nawe nanjye reka nzana n'agatebe tube tuganira ubwo nawe arabaza yego yega Karemera ahandi se umeze ute hano ndaho ndakomeye n'imisiri yarabuze nakareka nta n'impamvu y'imisiri Kareme gerageza imisiri rwose ubishyize ku ruhande ntabwo ari kure guma aho ngaho twicaye hafi aha ngaha ngenda guma hano se ahantu hayiki amakuru yawe amakuru ni meza umeze neza umeze neza nta kibazo hanyuma se amakuru y'abana bameze bate abana hari abo nkigira ko baba bigendeye umwari se amakuru ko nabonye cyabaye ikidumbari cyabyibushye cyane umwari wagira ngo arya kurusha abandi ariko uragabura wa mugore we ntabwo ari ukugabura kundi impamvu buriya bavuga yuko ngo umwana ngo gukomba inkono ngo urye ibiryo bya nyuma byo mu nkono ngo arabyibuha nawe aba yagiye sinzi iyo aba yagiye mba namubuze dore ubu mba ndimo kurwihirikamo njyenyine na nturo ntawe se ndeka nturo ntukamubwire sinzi iyo aba yagiye guturama mu bihuru iyo ngiyo kwirirwa bunga ese ntakwanga kweta nabi yabaye nk'inturo neza dore ubu maze ukwezi kose naramubuze nawe ahantu nzashakira muzashakira ibyo umwana ahindura n'iryo zina nturo ntazahinduka inturo nyine ni ryo rituma se yirirwa bunga umwana arivukira buriya none se cyari kinzinduye rero urabona cyagiye uza mu rugo ugasanga ndi gucuranga igitari yanjye yego hari ijambo wambwiye nasigaye nditekerezaho ndariyungurura abana uyu munsi reka nkuzinduka utarajya mu kazi nkubaze rero cyari kinzinduye narinjiye mu mpuzana wa mukobwa umbwira ngo uzi kuririmba wo muri iyi karitsiye yacu mu kanya nawe araba ageze ahangaha rwose yambwiraga ko ageze hafi ariko nyine uwo mwana w'umukobwa nimuhuza umva muzatwika koko wa mugani w'abana b'iki gihe njya numva imvugo ngo hahiye ko hazashya ni ukuri kw'Imana kandi uzaba ureba reka se muvugane uraba wiyumvira afite ijwi rigoroye neza nta kibazo ijwi gusa wagira ngo arya amagi ya buri munsi yaba ari uyu se uje ndabona aje aho Kamari amakuru ese yitwa Kamariza yitwa Kamariza uraho mukobwa yo komera amakuru yawe ni meza. meze neza ndamusuhuza utabishaka bite byawe
ni amasoni y'abakobwa nuko namuzi nyenga urazi suhuza muzi Dore shika ahangaha. neza ngaho rero ngaho ca nta kibazo murakoze yewe ndi umucuranzi ariko mberuka kera cyane naririmba Chantal rero ambwiye ngo hari umukobwa ngo uzi kuririmba neza niba muri inshuti ntabwo mbizi rero muzanye bisanzwe siko mbona musa mubiteye n'icyo mupfana ni inshuti yo mu rugo nyine aziranye na mama okay kuvuga agajwi gake se ko uzabasha guterura koko utari kugira ngo turaririmbe dufatanye turebe ukuntu twakwiyubaka yes rero kubera ukuntu nkunda kuririmba n'umuziki nta kibazo rwose ndi tayari nibyo niduhuza nta kibazo uzi indirimbo nyinshi ndagerageza nyine ndagerageza none se ukunda kuririmba nk'izihe ndirimbo cyane izihe ndirimbo uzi nkunda indirimbo za kera ariko cyane cyane nkunda indirimbo za Kamariza sawa reka dushyireho twumve niba niba kamwe konyine twumve ko ijwi ryawe rifunguka yego nta kibazo numva bimeze nk'aho biri kwanga mu maze iminsi urepeta ariko nta kibazo akandirimbe wumve nyabusa amataje mwatera agahinda n'amanyagwa adutwaye uw'ingenzi bakobwa mwe aduteye agahinda mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe nimumumburize babyeyi nimumumburize bakobwa uzi kuririmba kabisa kirakora uziranye n'umukobwa uzi afite ijwi muri ati no kunjyanamo muki muri hari ndayibagiwe ahandi nyine bakora bakaburushete muri shikaki nabigize ibanga ngaha nimushyira kandi nta kandi uririmba ngaho shyira kandi ko nanjye mwari munjyanye neza ntabwo nagiye ego se yashyira twumve kikatimba kandi nari umutoni wawe ibyo ndabizi nari umutoni nari umutoni wawe ibyo ndabizi nari umutoni nari inshuti yawe ibyo ndabizi nari umuvandimwe tuzahatwiga kabisa Imana murashoboye ni byose pe njye kubwanjye ruhande ntaho mbaneze abonaga ijosi rimeze nk'igenda gucika wagira ngo nawe ntukakabise nagiraga gutya nabaye nyirabarazana cyangwa se yoko ahubwo ahantu wari uri uruhazi ariko urandenganya se aho wari urahazi koko gusa nshaka iki wagerekana nanjye nkajya babyita kujya muri mudu ni ibyishimo birahenda ukuri kw'Imana ahubwo muzajya munjyana ahubwo tugurira akantu natugurira twamushimishije reka rero mbe ngiye mu turimo two mu rugo dore abana ntabahari ninjye wari njyenyine ni wowe wenyine uhari ariko mukomerezeho yego mukomerezeho murebe ukuntu mwajya mudususurutsa nyabusa dore irungu riba ryaratwishe turaje dukore repetisiyo nafatiraho rero natwe tuvugane igihe n'ibicamo nanjye no kuzanjyana muri ni orchestre harya n'igihe tuzakujyana nta kibazo nyine ari ku gihe mwayisize nanjye ngo sinzaburamo ntacyo bibogenda ntabwo uzabura urabona ko
na mama. repetition noneho. ngaho urabeho Kora repetition nawe tuzagushyira. ngaho nimuganire nyine reka njye mu byanyu Yego. yego tuzongera guhura ryari se ngo turebe ko hari ibyo N'iryari uboneka ryari. Ngimba ndi nta kibazo mba ndi. cyumweru nyine iyo mvuye gusenga ko indi minsi mba ndi mu kazi ko mu Tubipange ku cyumweru. Yego. Nyuma ya saa Uzagize sita iwanjye cyangwa tuzajya duhurira ahangaha Kwa Chantal. Yego. Kera habaye n'umwana ukawitwaga Musoni. Yari mwiza kuko imbere n'inyuma yaritondaga yaraberwaga. Yitondaga nkawe. Bona yarizeraga. Sawa. Reka Ubwo tugende. naho ku cyumweru Nka saa ngapi? nyuma ya saa sita nka saa munani. Nka saa munani. Yego. Sawa. Sawa. Komeza uganirize Chantal wawe rero. Bye. Amasaha. Yego.